banyarwandakazi ndabashuhuje ku migabane itandukanye mugira amahoro. Uyu munsi turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu 2024. Tugiye kubasomera inkuru ifite umutwe ugira uti uko Kagame yapanze genocide kandi akabigeraho. Ni inkuru yanditswe na mugenzi wacu, akaba yarifuje ko amazina ye atatangazwa kubera impamvu ze z'umutekano, ariko akifuza yuko yayisangira n'inshuti n'abavandimwe bakunda u Rwanda rw'amahoro kandi u Rwanda rwa bose, u Rwanda rw'umutekano n'ituze, u Rwanda rutemba amata n'ubuki, ariyo gakondo twifuza y'abana n'abuzukuru bazadukomokaho. Ntabatindiye rero, inkuru itangira igira iti: ku bantu mwese mutazi ukuri namwe mukuzi, nagira ngo mbibutse ko ibyo twakoreye abanyarwanda bitazigera biduhira, kandi inzira iri hafi kugera mu nzu, kuko twe dushyira mu gaciro twasanze ibyo twakoreye abahutu n'abatutsi bari imbere mu gihugu duhuje ururimi ari amahano. Mwibuke ko ku giti cy'inyoni no mu nterahamwe twihishemo bihagije kugira ngo turimbure abahutu ku bwinshi n'abatutsi, ariko byose bikandikwa kuri Perezida Habyarimana kugeza apfuye azize ukuri. Dore gahunda ndende muzo twapanze mu nama nyinshi njya mbabwira mukamakanya. Tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 1989 i Kampala saa 6 z'ijoro, na tariki 16 z'ukwezi kwa 9 muri 1990 niho twahereye twica abanyiginya bose bitambikaga imbere yacu, kuko umugambi wacu wari uwo kuryanisha abahutu, ubundi tukabinjirira tugafata igihugu, ubundi tukabica urubozo. Twahemukiye abanyarwanda, turangije tugurisha urwatubyaye mu mahanga, kandi bo abamatsi ibihugu ntawe ubashuka ngo bakunde. Mu Rwanda habaye intambara itegurwa n'impande zitandukanye, zinayifitemo inyungu zitandukanye, buri wese akeneye kugera ku nyungu ze ku bwinshi atitaye ku bizangirika. Iyo yari iy'akarere kose, ariko igomba gutangirira mu Rwanda ikazarangirira muri Tanzania, inyuze muri Republic Democratic ya Congo no mu Burundi. Iyo mu Rwanda yateguwe mu byiciro bibiri, hateganywa ko hazagwamo inzirakarengane 250, habariwemo 50 by'abatutsi. Iyo yari gahunda y'agateganyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara Paul Kagame, Museveni, Rwigema na Nyerere buri umwe yari yibikiye agakoryo azakoramo, harimo no gucengana. Ibi byose rero byinshi ntibabizi, bibwira ngo abahutu n'abicanyi ngo barishe bikarangiriraho. Birumvikana ko impamvu yagombaga gushakwa ikibazo cy'impunzi na demokarasi nibyo byaje imbere. Nyamara Habyarimana yahise abambura izo mpamvu, yemera ko impunzi bishaka itaha, hasigara ikibazo cyo kubakira naho bazaba n'ibizabatunga. Yagombaga gufashwamo na Loni. Muri Nyakanga 1990 hashyizweho itsinda riyobowe na Fred Rwigema, ryari rifite intego yitwa ngwino urebe usubireyo ubabwire batahe. Ryagombaga gusesekara mu Rwanda tariki 29 z'ukwezi kwa 9 1990.
Paul Kagame yifuzaga ubutegetsi budasangiwe, yagombaga gufata amenya amazi yuzuye ikirahure kugira ngo abone uko asuka andi. Fred Rwigema yumvaga hakorwa intambara ariko mu gihe gito, guerre éclair, ariko itaguyemo abasivile kandi yarangira abahutu n'abatutsi bagasangira ubutegetsi. Julius Nyerere yabibonaga kimwe na Rwigema, ariko we ashishikajwe no kwica Perezida Habyarimana agahorera Perezida Gergore Kayibanda kugira ngo mu Rwanda hajyeho ubutegetsi bwa gisosiyaliste. Perezida Yoweri Kaguta Museveni we yabyumvaga kimwe na Paul Kagame, akifuza ko hajyaho capitalisme sauvage, ubutegetsi bunyunyuza abaturage kugeza aho bazicuza icyo bavukiye. Amerika yishakiraga amabuye y'akarere na capitalisme. Ubwongereza bwishakiraga amabuye y'agaciro yo gushyira Icyongereza mu karere k'ibiyaga bigari. Babanje gutegura intambara. Hakozwe udutero shuma twiba inka mu Mutara no kureba uko umwanzi Emerenide abyifatamo. Bashyizeho abicanyi baca imitwe Abanyarwanda, igapakirwa mu mifuka hejuru bakashyira amashu ngo babone uko babicisha ku mipaka mu 1988. Nibyo bitaga guca amashu. Utwo duhanga twari utwo kwereka amahanga ko ubutegetsi mu Rwanda ari abicanyi. Ishyaka Ranu Runari bayishimbuje FPR mu 1987. Perezida Museveni wa Uganda yashyizeho ikipe y'abicanyi mu 1989, yagombaga kurasa Perezida Juvenal Habyarimana, noneho bigakurikirwa n'akavuyo bakakinjiramo bagafata igihugu. Ariko kubera ukuntu Perezida Habyarimana imbere mu gihugu yararinzwe cyane kandi akunzwe n'abaturage, byageze muri Werurwe 1990 abicanyi ba Museveni barabuze aho bamenera ngo bamwice, biba ngombwa ko gahunda y'uburyo intambara yapanzwe isubirwamo. Hemejwe ko aho kubanza kwica Habyarimana intambara igatangira, ahubwo hagomba kubanza intambara yatuma habaho imishyikirano ya Nyirarureshwa, igatuma Habyarimana asohoka muri rwa rukuta ruhora rumurinze imbere mu gihugu, noneho akajya hanze akarasirwayo. Yamara gupfa hagakorwa intambara yeruye, maze umureti ukaribwa amajya abanje kumeneka, nk'uko Paul Kagame na Tito Rutaremara batahwemye kubivuga batyo nta n'icyo bikanga. Ni nako byagenze. Umuryango mpuzamahanga nawo wari witeguye. Mu 1989 muri leta ya Florida muri Amerika habaye inama ifatirwamo imyanzuro ko igiciro cy'ikawa ituruka mu Rwanda gitakaza 50% kugira ngo intambara nitangira habe ibibazo by'ubukungu, bityo gutsinda Habyarimana byihute ndetse n'abaturage bivumbure ku butegetsi, kuko ikawa niyo yari igize 80% by'ibyoherezwaga hanze byinjiza amadovize mu Rwanda. Mu Gushyingo 1988 itsinda rya banki y'isi ryagiye mu Rwanda ritegeka ko haba devaluation, kugabanya agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Habayeho kugurisha ibyitwa ibya leta kubikorera ku giti cyabo, privatisation. Habayeho guhagarika indishyi zihabwa abahinzi by'ibyoherezwa hanze, ikawa, icyayi, ibireti n'ibindi. Guhagarika ibyo kugurira abaturage ikawa yabuze isoko no kuvanaho quota d'exportation ituma ibiciro bidahindagurika. Habayeho kwirukana abakozi bamwe ba leta, bituma harandurwa ibiti by'ikawa birenga 320 mu gihugu. Urubyiruko rw'abashomeri rutangira kwiroha mu mijyi, noneho bahita bategeka Perezida Habyarimana kwemera amashyaka menshi. Rwa rubyiruko rujya mu mashyaka amurwanya kugira ngo ruzakoreshwe mu bikorwa byo guteza akaduruvayo mu mijyi no kuzitabira ubwicanyi bwibasira imbaga.
kubera FPR ibizi niyo mpamvu yirwa ituma abashomeri ibajyana Iwawa no kwa Kabuga Igikondo, ikirwa irasa abazunguzayi n'abanyagataro, ikirwa isenyera abakene batuye Kigali kugira ngo batazitabira imyigaragambyo umunsi yabaye. Byatumye kandi u Rwanda nk'igihugu kitemeraga ibiribwa byinshi biturutse hanze gihinduka wamfunguriye. Inzara za Gikongoro ziratongora, nuko bapfukamisha igihugu gitangira gufata amadeni bitari bikunze kubaho, ku buryo mu myaka 2 gusa amadeni u Rwanda rwatse mu mahanga yiyongereyeho 34% n'ibice bitatu. Batangiye kukiyoboza telekomande, kuko uko bateshaga ifaranga ry'igihugu agaciro ni nako ibiciro ku isoko byarushaga gutumbagira, ibintu bigahenda, abaturage bakifata amapfubyi kuko ubushobozi bwabo bwo guhaha bwari buto cyane ugereranyije n'imiterere y'ibiciro ku isoko ry'imbere mu gihugu. Niko byagenze mu 1993, imyumbati, amasaka, ibishyimbo biteshwa agaciro. Mu ngamba z'urugamba hakoreshejwe uburyo bwo gukora icyaha ugahita ucyorosaho ntikimenyekane, cyangwa cyamenyekana ntikikwitirirwe ahubwo kikagerekwa ku bandi batagikoze. Stratégie de commettre et de maquiller le crime. Ku ruhande rumwe bicaga abatutsi bihinduye n'ingabo za Habyarimana ngo igisebo kimufate, bityo babone uko babyutsa imirwano niba habayeho agahenge kumvikanyweho ku mpande zombi. Nuko bisha Abahima 1000 mu Mutara mu 1990. Nuko bisha Abagogwe Kabatwa ya Mutura ku Gisenyi ku itariki 2 z'ukwa 2 muri 1993, bibahesha kubura intambara ku ya 8 z'ukwa 2 1993, yatumye hahunga miliyoni irenga y'abaturage mu majyaruguru na Nyacyonga. Ubundi buryo bakoresheje ni gushumuriza Abahutu Abatutsi. Inkotanyi zihinduraga Abatutsi b'imbere mu gihugu bakihindura Abahutu kugira ngo bihorere ku Batutsi, maze FPR ibona ibirego. Stratégie de sacrifice itire ibitambo byangombwa. Niko byagenze muri Kibirira ya Gisenyi 1991 1992. Baracengera bica konseye, banica umusirikare wari muri konje, bihindura nk'Abatutsi ba Kibirira, bituma bamenesha bahungira za Rucuro na Masisi muri Zaire y'icyo gihe. Ni nako byagenze i Bugesera. Inkotanyi zihinduye Abatutsi ba Bugesera, zica zinatega mine mu kararo kajyaga kwa Burugumesitiri Rwambuka wa Kanzenze, wabaga no muri komite centrale ya MRND. Mu Bugesera kandi bateze igisasu muri taxi ya komanda wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Gako. Iyo taxi yarimo abanyagisenyi 18 bo mu muryango wa komanda wa Gako, bose barapfa ntiharokoka n'uwo kubara inkuru. Babikora bihinduye Abatutsi bakomoka mu Bugesera boherejwe n'ababyeyi babo mu Nkotanyi. Abahutu baho bararakaye bagwa muri uwo mutego wa stratégie de la tension, guhabura abantu ukabashyushya imitwe, bagatanguranwa kwica abo bataricwa. Bahitana Abatutsi 300 b'inzirakarengane. Noneho Perezida Habyarimana bimusaba koherezayo abajepe bamurinda ngo bihagarare. Mbere gato yuko biba, ishyaka ry'Abatutsi rya PER ryari ryarakoze mitingi yo gusobanurira Abahutu rikurikirana n'iryakozwe na MDR ya Faustin Twagiramungu. Hakozwe kandi ibintu bibi nk'ubwicanyi bubi bwa FPR Inkotanyi, bahahamura Abahutu banabatesha umutwe, nko gusatura umuntu bagakoresha amarabariyeri nk'uko byabaye Ruhengeri na Byumba, nko gufomoza umugore utwite bagasekura uruhinja bakarugaburira umuryango we, ku buryo abarokotse bagenda babwira abandi ubwo bugome. Nicyo cyatumaga bazihunga cyane. Nyamara abo za Sankara zinyuze nta muturage uhunga, kuko zitica abasivile, hahungaga gusa abasirikare.
inkotanyi zashoboye gukoresha abatutsi bari muri MRND nka Kajuga Robert bahimba interahamwe maze komite izuyoboye yiganzamo abatutsi. Ibi byatumye amatsinda y'abakomando ba FPR binjizwa mu nterahamwe ari benshi cyane barazigarurira, maze su gutanga imifano mu kwica abatutsi ziva hasi. Hagira aho abatutsi bihagararaho Lieutenant General Charles Kayonga akabaha ibikoresho na essence bagatwarayo interahamwe zikica, bo bagafata amafoto n'amashusho. Ubu amavideo y'inkotanyi ziri gufasha interahamwe kwica abishwa abatutsi abitswe muri Amerika. Inkotanyi kandi zari zarakoze amatsinda mu gihugu hose yitwa brigade, nyuma ahindurirwamo abakada. Aba bari banyanyagije mu duce twose tw'igihugu. Ubuhuzabikorwa n'ibikoresho bikaba mu bigo by'abihaye Imana. Niyo mpamvu abatutsi benshi birukiraga mu nsengero n'abihaye Imana bakabigwamo batabizi, kuko bahasangaga za stoke z'intwaro n'abakomando bagamije gukora ku buryo imirambo yo kumurikwa iba myinshi ngo amahanga akomanyirize leta yariho, maze bayikubitire mu mufuka itanyeganyega. Izi za brigade nizo zacukuye bya byobo mujya mwumva byasanzwe mu ngo z'abatutsi cyangwa mu mirima yabo, byacukuwe guhera mu kwa mbere 1994. Gahunda y'ibi byobo yari iteye mu buryo bukurikira. Perezida Habyarimana Juvenal yagombaga kwicwa tariki ya 8 z'ukwa 4 1994, leta irimo FPR imaze kujyaho. Mu gihe cyo kwishimira kujyaho kwa leta yari kuba ihuriweho na bose, Perezida Juvenal Habyarimana yari kwicwa muri iryo joro binyuze muri coup d'etat. Hari abatutsi benshi bari bateguwe n'inkotanyi zari zateguwe mu kwica abahutu muri gahunda ya punguza kugabanya, bakarohwa muri bya byobo. Nko muri Kigali bari bayobowe na André Katabarwa, naho muri Butare bayobowe na Pierre Sonera, ari nabo bahembaga abacukuye ibi byobo. Abatutsi batazi uwo mugambi nabo bari kubigenderamo, kuko ababizi bari barahawe amafaranga menshi yo kuzakoresha iminsi mikuru mu ngo zabo, bishimira gushyirwaho kwa leta ihuriweho n'amashyaka menshi, bagatumira abaturanyi babo, maze inkotanyi zikaza kubica muri bya birori, bakabanaga muri bya byobo, bikitirirwa ingabo za Habyarimana zamuhoreraga, dore ko umututsi utaruzi ko iryo joro akaba ari bube nawe yari kwicwa, kuko yari kuba ari umututsi ku mazuru gusa, ariko mu mutima ari umuhutu. Urugo bari gusanga amatara yaka mu nzu bari kurusimbuka, naho urwo bari gusanga ruzimije rwari kuzima rwose. Uwaganiye n'interahamwe zimubwira ko hari abo zajyaga kwica, bakazibwira ngo nimutwice muradutanze umunsi umwe, abahutu mugira Imana nubwo mutajya inama. Aya mafaranga yari yaratanzwe n'inyenzi ngo akoreshwe muri iyo minsi mikuru. Niyo mwumva abatutsi bahaga interahamwe ngo zije kubica zibarase, ahubwo aho kugira ngo zibice urubozo. Iyo witegereje uko abahutu bari kwicwa muri iyi myaka FPR iri ku butegetsi, ukareba nuko abacikacumu bari guhonyorwa, cyane cyane abavumbuye uko bagizwe ibitambo, turabaramo nka Mucyo, Rwigara, Makuza, Rwabukama n'abandi, ukareba iyicwa ryabaye Nyumba na Bakaregeya, ubona ko ukora ibi ari nawe wateguye ibyo muri 1994, kuko imbere umuntu ntacyo avuze aryoha iyo akamwa amafaranga. Usenyera abantu ari uko inzu zimaze gutahwa kandi zarubatswe, ureba ukurandura imyaka ari uko ibanje kuraba kandi yarahinzwe, ureba ataniye n'interahamwe za Muvoma ngo gushonjesha abaturage ntihagire utunga agafaranga katuma arya akarangiza ukwezi,
kwanika amagufwa y'abarokotse no kurasa abantu manywa y'ihangu bigamije kubazinura kutagira ubushake n'ubushobozi bwo kwitabira myigaragambyo yahirika RPF, kuko ntiwaba udafite icyo urya ngo umare kabiri wigaragambya. Nyamara ruzingiye aho ruzanyura. Kurwanya ukora ibi ubizize ijuru ryaba rikuri